Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira rwanje no gutsinda nitwa gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano Sura Rayon Sport Nyanza isaro ry'Inyanza twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Viva Rayon Sport aho muherereye hirya no hino mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza ubwiye mvuze abakunzi ba Viva Rayon Sport bamvuze abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport babwira nti murakabaho murakaramba kandi mu byiza umuriro w'ikirenga mu kurengeriza kuri uyu munsi rero turaza kugaruka ku makuru agiye atandukanye muri Rayon Sport hakomeje kugenda havugwa rutayezamu kuri uyu munsi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mushonje muhishiwe ibihozo ni nyiricyubahiro ni byinshi turi bukomeze kugenda tureba muri ekipe ya Rayon Sport bikomeza kugenda bivugwamo nyuma y'inteko rusange ibyavuzwe nyine ubwo kuri uyu munsi biratangira gusohoza turaza kureba kandi abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport uko bitwaye makipe y'ibihugu sibyo gusa turi buze gukomeza kugenda turebaho turaza kureba imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport ihagaze gute ese ubundi abo bakinnyi bo baragira mu ikipe ya Rayon Sport ryari bano b'imahanga n'abiki gisata cyose benshi muri mwereyo niyo nshuti turaza kureba n'andi makuru agiye atandukanye akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza dore ko amakuru mu ikipe ya Rayon Sport yo atajya abura kuri uyu munsi rero turaza kubagezaho ibikomeza kugenda bivugwa byose n'ibyo bibaza byose kuri ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza icyo usabwa urakizi no gukora subscribe ubundi ugategereza gato ugatukora ku kazogera kugira ngo uko twauploadinze cyangwa se uko duteye ikiganiro ujye ubasha guhita dukurikirana mu bambere iyi ni Viva Rayon Sport Njye Modric umuyobozi umurenze umureye usenga Imana reka mbwire umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport aho uherereye hose ushaka kujya muri fan club wanyandikira kuri 0788476591 nkagufasha kujya muri fan club yitwa Rayon Twifuza ifite slogan igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima kumugonzi tubibutse ko iyi fan club ni imwe mu fan club yahembwe cyangwa se mu bwo Rayon Sport rero guhemba ama fan club yitwaye neza Rayon Twifuza yaje ku mwanya wa mbere yahembye rwose imwe mu fan club yitwaye neza ni mu gihe kandi ejo bundi mu nteko rusange bayerekanye nka fan club nshya nyine yije mu ikipe ya Rayon Sport cyangwa se fan club nshya y'icyitegererezo nyine ikipe ya Rayon Sport ngo murabizi ko yerekanye ama fan club agera kuri 6 abanyamuryango bashya muri ikipe ya Rayon Sport Rayon Twifuza yari irimo gasangwa mu mabara abiri ubwo rero ushaka kujya muri Rayon Twifuza wanyandikira nawe ukajya gufatanya n'abandi kubaka Rayon Twifuza nawe ukagira intego igira iti nzayibera urumuri no mu mwijima mitara bayobora amajyepfo na polisi y'igihugu abona abahamya reka tugaruke mu ikipe yacu ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza ariko reka mpe felicitation rwose abakunzi b'Amavubi ku mugoroba rwose mbabwirani ebana kabisa nabonaga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga abakunzi b'ikipe y'igihugu Amavubi bakomeza kugenda bishima rwose bavuga bati ibyo bati twabikoze Mackenzie na Fuadi Amavubi kera kabaye yaje gutungurana yinyara mu isunzu agera gutya rwose abafasha ikipe ya South Africa yinyabika ibitego bibiri rwose igitego cyaje kare ku munota 12 uwitwa Nshuti Innocent yaranyeganyeje urushundura maze mbere yuko igice cya mbere kiza kurangira uwitwa Barafinda nawe aza kunyeganyeza urushundura Nshuti Innocent gitsinda igitego abantu aho bari hirya no hino abo twari turi kurebana umupira bahise bavuga ati iyi South Africa iratsinzwe
bahise bavuga ati ibi ntabwo bisanzwe, ibi ntabwo bishoboka, South Africa rwose mushatse umupira mwawusoreza kuko mwamaze gutsindwa. Cedric Moses Raro nzarora harora. Umutoza wa South Africa ati rwose ati icyatumye dutsindwa n'urugendo twakoze, nawe kuva ku kibuga cy'indege ukagenda amasaha 3 ujya ku kibuga cy'umupira, ati ibi ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda rwose bidukoraho, atariko kandi ntago ari byo byatumye dutsindwa cyane. Ageze ahita yisubira avuga ati ntago ari byo byatumye dutsindwa. Ariko nyine yari amaze gutangaza yuko rwose urugendo bakoze urw'amasaha 3, ati mu mwaka wa 2023 ibintu ntago byakabaye bikibaho, na kipe yakabaye iva ku kibuga cy'indege ngo igende amasaha 3 ijya aho igomba gukorera cyangwa se ijya aho igomba gukinira match. Wakaba ari umutoza wa South Africa bita Hugo. Komeza kugenda avuga ati rwose ibi ntago bisanzwe. Igice cya mbere umupira bawubuze rwose, yakomeje kugenda nyine agaruka no ku mazi, ariko nabo bati abafana bati rwose ati ni revenge kubera ko namwe ibyo mwakora ikipe ya Rayon Sport ubwo yazaga muri South Africa namwe mwahitsinze kubera yakiniraga mu bice byiganjemo amazi, nyamara mwebwe izamu ryanyu nta mazi yabaga arimo, mwabaga mwahakorobye. Ngayo nguko rero ibyakomezaga kugenda bivugwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo wakinnye mu ikipe y'igihugu Amavubi uwitwa Muhire Keve, yari yafashe umwanya wa Maestro Sahabo Hakim. Ngo Muhire Keve yakinnye iminota igera hafi kuri 70. Mana nzakarema gakumba. Reka twigarukire mu ikipe yacu ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza, turebe ibikomeza kugenda bivuga muri ikipe ya Rayon Sport, dore ko amakuru aba ari menshi muri ikipe ya Rayon Sport. Nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport ikoze inteko rusange, ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bukemera abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ko buri kuganana na rutahizamu mushya, ati kandi rutahizamu agomba kugera mu Rwanda kuwa 3. Ndamahanga tuyahige. Umuhanzi rero ati isi sibanira Rwanda ishaka Isaro ry'Inyanza. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport twabishatse twabigeraho, twabishatse ikipe ya Rayon Sport twayishyira kwitara kuko isi gasibanira Rwanda ishaka Isaro ry'Inyanza. Ekipe ya Rayon Sport rero, ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport biciye mu kuri Patrick yakomeje kugenda avuga yuko rwose ikibazo cya rutahizamu mu ikipe ya Rayon Sport kigiye kuba amateka, kubera yuko kuri uyu wa 3 rutahizamu agomba kuba yageze mu ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko ku munsi w'ejo uyu rutahizamu ashobora gukorana n'abakinnyi bashya cyangwa se abakinnyi bavuye mu ikipe y'igihugu Amavubi bagakorana imyitozo mu Nzove. Nkuko byakomeje kugenda bitangazwa n'uyu Patrick Nemeye, akomeza kugenda abwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bibumbiye mu fan club cyangwa se abayobozi b'amafan club ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye mu ikipe ya Rayon Sport n'abanyamakuru bari bitabiriye iki kiganiro cyangwa se iyi nteko rusange. Yakomeje kugenda ababwira yuko mu ikipe ya Rayon Sport bategereje rutahizamu mushya, ndetse ngo kuri wa 3 agomba kugera mu Rwanda, ndetse ngo bamaze kuganira amafan club ibyo asabwa ngo amenshi yamaze kugenda abitunga kuri nikirezi cyakirisitu. Kugira ngo uyu rutahizamu ajya mu ikipe ya Rayon Sport, amafani club yagize icyo asabwa, nkuko nyine bizwi ko aya mafani club ariyo ba nyiri Rayon Sport, nkuko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwakomeje kugenda bubitangaza ko fan club ariyo shingiro y'ikipe ya Rayon Sport. Amafani club bari bayabwiye ati byibuze kuwa 2 buri fan club izabe yamaze gutanga amafaranga agera ku 50,000 kugira ngo gahunda yo kwigura rutahizamu ihite itangira, kugira kuwa 3 rutahizamu naza byibuze azahita sinyira ikipe ya Rayon Sport. Ni nyiri cyubahiro cyankuriye ingoma ari nawe. Amafani club agiye atandukanye nka Zariyo Twifuza n'andi mafani club y'ubukombe muri ikipe ya Rayon Sport, ibyo ngibyo rwose yo yahise bitunganya. Aravuga ati natwe kuri uyu wa 3 dutegereje ijambo ryanyu, dutegereje kureba ku mbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Rayon Sport mu breaking cyangwa se musinyisha bamwe nyine muri rutahizamu, nkuko byakomeje kugenda bivugwa muri ikipe ya Rayon Sport n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ko kuri uyu wa 3 ibyanze bikunze abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho muri hirya no hino ku isi mushonje muhishiwe ko muri buze kureba rutahizamu ugomba kuzasimbura uwitwa Musa Esen Simba ugomba gusoza amasezerano mu kwezi kwa mbere.
byakomeje kugenda bigarukaho rero kuko kuri wa gatatu kandi si rutayezamu gusa utegerejwe, hari n'andi makuru akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport ko mu kwa mbere uwitwa Tegekimana Bonheur ashobora kubisikana n'umuzamu wundi aza mu ikipe ya Rayon Sport nkuko bikomeza kugenda bivugwa. Gusa ushyirwa amajwi cyane ubwo nakomeje kugenda numva abantu bashyira mu majwi no witwa Kwizera Olivier Gishweka, bavuga ati rwose nawe birashoboka ko ashobora kwiyongera muri ikipe ya Rayon Sport mu kwezi kwa mbere. Ekipe ya Rayon Sport ivuga ko mu kwezi kwa mbere igomba kwinjiza abakinnyi batatu barimo n'uwitwa Hamis Cedric. Uyu wenga ibiganiro byararangiye, no kuvuga ekipe ya Rayon Sport itegereje uwitwa Hamis Cedric, igategereza rutayezamu, igategereza n'umuzamu ugomba kuza gusimbura Hategekimana Bonheur ngo ugomba gusoza amasezerano ye muri uku kwezi kwa mbere, nkuko byakomeje kugenda biganirwa cyangwa se nkuko byakomeje kugenda bivugwa n'umunyamabanga w'ekipe ya Rayon Sport Patrick Nemeye. Bakomeza kugenda bamubaza ese bimeze gute ku bakinnyi bagomba gusezererwa muri ikipe ya Rayon Sport. Yavuze ati ibyo nta kintu twiye tubatangariza, ati kubera ko ntago tugomba kubabwira abakinnyi bagomba gusezererwa kubera ko tukiri mu biganiro nabo kandi ibiganiro ntibirarangira. Igihe ibiganiro bizarangira neza rero tuzahita dutandukana nabo bakinnyi kandi muzabimenyeshwa. Nibyakomeje kugenda bivugwa ku isonga, ukomeje kugenda avugwa n'uwitwa Mugada. Uyu nguyu akaba amaze n'iminsi igera kuri 3 atitabira imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe nyine bivuga ko yaba yarahawe akaruhuko, ariko abandi bagakomeza kugenda bavuga ko witwa Mugadamu ngo ashobora kuba yaraganira n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo abe yatandukana nayo, akaba ariyo mpamvu uyu Mugadamu atari kuza mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Undi wakomezaga kugenda avugwa mu gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport witwa Youssef Lab, nawe yakomeza kugenda avugwa. Gusa muri iyi minsi navuga ko ari umwe mu bakinnyi bahagaze neza cyane mu myitozo, ndetse umutoza Muhammad Bade ngo yabarabwiye ubuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport ngo bareke Youssef, ati kubera ko abona yuko yisubiyeho kandi abona yuko azamukenera mu minsi iri imbere. Ubwo rero byumvikane ko kubirebana n'abakinnyi bagomba kwinjira mu kipe ya Rayon Sport n'abakinnyi bagomba gusohoka, amakuru tubafitiye kuri abo ngabo nayo ngayo. Abakinnyi bari mu ikipe y'igihugu Amavubi ku munsi w'ejo, ku munsi wo kuwa kane, bagomba ko bose bageze mu ikipe ya Rayon Sport bagakomeza kugenda bitegurana n'ikipe ya Rayon Sport. Umukino ugomba guza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Etincelle, ni umukino uteganyijwe kuri wa gatandatu ku isaha y'isa 9 ku stade Umuganda. Ikipe ya Rayon Sport ikaba yakaniye ivuga iti tugomba gutsinda uyu mukino. Ngira ngo twakomeje kugenda tubigaruka, mwakomeje kugenda mubyumva. Ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport Jean Fidel Owayezo yakomeje kugenda avuga yuko buri match umukinnyi nibaramuka batsinze azaza bayemerewe prime y'ibihumbi 50. Ibi ngibi byatangiye kuri match ya Mukura. Ubwo match ya Mukura bari kuyitegura, perezida w'ikipe ya Rayon Sport yajyanye envelope irimo amafaranga avuga ati muratsinda buri mukinnyi atware ibihumbi 50. Uwitwa Ruvumbu Ertanzinga ngo yesa musamira hejuru aramubwira ati ubundi niyo football. Ruvumbu Ertanzinga mwana nzambe ati kuva na kera niyo football, ati ubundi ati ndabizi neza yuko ekipe ya Mukura ibyo iri buze kubona uri buze kugenda ubikurikirana, ati ubundi ati abari byiza rwose, ati iyo abakinnyi bari kwitegura match ubundi bakagira gutya rwose bagashyirirwaho intego cyane cyane y'amafaranga nk'uko nguko mama bikoze, ati ibiyo biza gukorwa kuva kera, ati amakipe baragiye hura n'uruva gusenya. Ati tutitaye ku magambo yavuzwe n'ikipe ya Mukura, turajya tukumenyesha ikipe ya Mukura iri buze kunyagirwa, amafaranga yacu atari buze gusubizwe. Uno muyobozi w'ikipe ya Rayon Sport wakomeje kugenda aganiriza abari bitabiriye inteko rusange, ababwira ko igihe abakinnyi bazaza batsindwa match amafaranga azaza asubizwayo bakazongera kuyabona kuri match ikurikira, nabwo igihe baramuka bitwaye neza. Kuri uyu wa gatandatu rero ekipe ya Etincelle nayo ishobora kurya ibitego nk'ibyo Mukura yariye kugira ngo abakinnyi bakunde bibonere amafaranga yabo. Reka tubashimire. Iyi ni Viva Rayon Sport, nyuma ni Modric. Amakuru y'ikipe ya Rayon Sport nakagaruka, icyo usabwa urakizi no gukora subscribe ugakora no kukazogera. Ciao ciao.